Mandere wanje n'uyu nguyu. Icyo rero mwumva cyari kimwe icyabaye gikomeye. Nyuma yo guhura nawe twaremye ubuvandimwe byarenze ubucuti, akajya ambwira ngo hano bakandagira hano kuko uyu muhanda uri kunyuramo jyewe nawunyuzemo, nzi ibyapa biwubamo, aho bagati iburyo n'ahangaha, aho bagati ibumoso n'ahangaha. Yatanze ubuzima kuri jyewe, anshyiramo umwenda wo kuzumva ko nkwiye ubuzima abandi. Muri byinshi yankoreye yagize uruhare rukomeye kuri mawe kuruta kujya mu mwana araryoha no gutuma imenyekana alubumu yose. Niwe muntu wa mbere wumvisha alubumu yose, wa mbere yampamagaye aransohokana aranishyura, turagenda twicara ahantu jye nawe twumva alubumu yari iri mu isaha n'iminota. Tereka telefone hariya dushyiramo ijwi, arayumva yose, amereza comment arizo zatumye mwese mukunda mawe uko mwayikunze. Mushimire cyane. Ibyo ni uruhare rwanjye rero. Icyo yamaze ntabwo ari gito cyane kuri bano bavandimwe muri kubona banyura ahangaha. Yaduhaye ahantu ho gukorera, akaba n'umuterankunga mukuru w'ibyanzu. Turi abantu bakoreye, tuzakorera, tuzakomeza gukorera mu Bisumizi. Sindi igisumizi ku mutima gusa, ubundi nanakabyibambye ku mubiri, ariko kubimubwira biruta byose. Uru rugero ku bantu benshi, ndimo nanjye ubwanjye, uri ishema ku babyeyi bingana n'igihugu, bw'igihugu gituruka mu miryango. Nkaba nagusabaga mu mwanya wawe mutugira, n'ubundi uri buze gukurikira ibyanzu, ugira icyo ugeza kuri bano bantu. Ariko ibyanzu byantumye ngo igihe cyose tumaranye nta kiguzi wadusabye, nta mwanya waturiye. Akenshi twajyaga mu myitozo, ntabwo ntekereza iyo mvuga ngo twajyaga nuko bizanakomeza, ntabwo yahiriye hariya, yabaga akaza akatubaza bigeze hehe, ese mwagize ikibazo hano, byinshi akabikemura. Ntabwo mfite byinshi byo gutanga, ariko umugisha ntugira ikiguzi. Imana y'u Rwanda ihorane nawe. Ntabwo mfite byinshi navuga uretse kuba kuko ndi mu baryohewe hari inyuma, nicaye hariya nanjye ndi kureba igitaramo. Ibyo muri kutugaragariza biraryoshye, ngira ngo wenda nabisobongeyeho mbere ho gatoya. So ntabwo naza gufata umwanya munini wanyu kuko nanjye ndacyari mu bashaka gukomeza kubibona, cyane cyane yuko biryoshye. Mesino ntabwo wagakwiye kunshimira, ahubwo twagakwiye kwishimira hamwe no gushimira Imana kuko niyo itugezaho, niyo yaduhaye izi mpano dufite none ahangaha mu Bisumizi Art Center, kimwe n'ahandi henshi cyane. Tugerageza gufatanya kugira ngo impano zibone umwanya uhagije wo kwitorezamo impano nk'abantu, ariko apana impano nk'izo bafite muri bo, kuko impano iri mu muntu rimwe na rimwe duhita tuyigira uwo muntu, ariko nanone n'impano aba afitemo muri bo. So genda bashimira cyane kuba mwarahisemo kuza mu Bisumizi. Imana ibahereza amahoro n'umugisha, kandi ni karibu n'ubundi. Igihe icyo ari cyo cyose muzashaka kuza kwitoza, ni karibu mu Bisumizi. Mesino reka simfata umwanya munini cyane ko nantunguye musaza. Ndanezerewe kuba ndahangaha, nizereye ko tuza kugira umwanya twese turi kwinjoye. So simfata umwanya munini wanyu, ndabashimira namwe mwese mwajanga gushyigikira ibyanzu. Ndatekereza yuko iki gitaramo kirasiga twese turi dufite umunezero kandi tunazi aho inganzo y'ubusizi igana. Murakoze cyane. Hanyuma n'umugisha mwansabiye nanjye ndabasabiye.